wabonaga nyine ari umwana ariko hakagombye kuza igitsina nta gihari cyangwa se hakaza akamenyetso ariko ntumenye ni umuhungu cyangwa se ni umukobwa. ubu niko babayeho se n'ubu? Oya nyine imbaraga zo gusenga nibyo twavuze by'imbaraga z'Imana zo gusenga byatumye dukunda gusenga tugira imbaraga zo gusenga. najya gusenga Imana yo mu ijuru dore ko nta n'isabune nagiraga na kenda nagiraga cyane nakundaga no kujya gusenga abantu bati ntutwegere. Ngiye gusenga Imana yo mu ijuru najya gusenga uko buke uko bwije umwana akajya atangira kugenda yisobanura agasanga n'umuhungu ugasanga n'umukobwa mbese ukabona ibintu ndi mu bantu bageze mu gihe cyo kugaburira abana ibyatsi cyangwa se nanjye nkabirya ibyatsi bingibi hari ibyatsi bita kimari nabigaburiye abana amezi 2 igabura abana amezi 2 Imana irandinda aho ngiye gusengera nyine nkirijwe nakiriye agakiza Imana irambwira ngo mba hafi nanjye ndaje nkube hafi ndaje nkurwanirire ndaje nkuneshereze ubundi umbe hafi nanjye nzakugirira neza nzagutabara. Inshuti bakozi ba Vision TV tubahaye ikaze ku biganiro byacu n'ubundi turabifuriza amahoro y'Imana aho muri hirya no hino. Umusozi rero twasuye ni umusozi w'abanyamasengesho witwa Bangukangutabare. Umusozi twifuje kumenya amakuru y'abantu baba bari kuhasengera ndetse tugasura bamwe na bamwe bakatubwira uko bahamya Kristo muri bo ubuhamya bafite kuri Kristo. Rero turagira ngo uwo mubona kuri kamera abanza twibwire tubwire uko yitwa ndetse n'igituma aza kuri uyu musozi. Murakoze nitwa Ingeneye Marie Louise nanjye naje kuri uyu musozi w'Abangukangutabare. Murareba hano kubera ko ari umusozi twabonyeho Imana ikora imirimo n'ibitangaza twahageze turushye turaruhuka twageze tubuza imbaraga Imana idusubiza imbaraga mu rugendo mu bintu twabonaga bigenda bitunaniza ibintu twabonaga twebwe tudashoboye nta mbaraga ibyo tutabashaga kubwira abavandimwe cyangwa inshuti Imana yo mu ijuru tuba hafi. Niyo mpamvu tuba twaje kuri uyu musozi kugira ngo Imana ikomeze tube hafi twongera imbaraga muri rugendo. Ahandi ntago wasubizwa se utaje hano? N'ahandi urasubizwa ariko biba byiza yuko nabwo dutera intambwe naho tukahagera nta hantu Imana itaba ubundi ahantu hose bitewe n'ukwizera k'umuntu Imana yo mu ijuru igibana natwe hariho hose impande zitandukanye. Uri umumama? Ndi umubyeyi w'imbyaro 6 ariko hariho 5 nibo bahagazeho. Bahagazeho abahungu 2 n'abakobwa 3. Okay, nawe uri mu bantu rero twifuza kumenya ubuhamya bwawe bumeze bute bwerekana ko kusenga Imana uzi. Jewe mu kwizera kwanjye mpamanya n'umwuka w'Imana jewe Imana narayibonye hereye mu ivuka ryanjye mubyeyi wanjye yantaye mfite amezi 3. Mu mezi 3 ngenda nderwa nyine n'abavandimwe n'inshuti nisanze ngize imyaka 8 nibwo nisanze ariko nisanga ntari mu rugo nta mubyeyi. Makuru nahawe mu iyo myaka 8 nuko bambwiye ko data ndi bucuri wacu mu bana 9 ningewe bucura. Mama rero yanyanze gutyo nawe sinzi icyabimuteye buri yari cyabimuteye. Amaze kunyanga rero buzima burancanga. Yakoze ufite imyaka ingahe? Yanjugunye mfite amezi 3. Nagize imyaka 8 rero nibwo nabashije kujya ngenda amenya ayo makuru. Yakujugunye he? Ntago mbizi gusa icyo nzi cyo nuko yantaye mukuru wanjye ajyaga ambwira ko ari we wirirwaga mpetse mama atigeraga nyikoza atigeza nyonsa atigeza agira gute. Nta kibazo arafite se? Nta kibazo urebye arafite gusa icyo nzi cyo nyuma yigeze agira uburwayi ho gakeya mu minsi mikeya nyine nuko ayo niyo makuru. Yari afite uburwayi yagize uburwayi wowe warabaye mukuru cyangwa? Yagize uburwayi ndi hagati aho mu iyo myaka 8 ndumva ari bwo yagize uburwayi nk'amezi nkangahe nka 3 birashoboka ko wenda bwo yari akibufite mw'ayo mezi 3 nanjye nari mfite. Ni ubusazi kuko ntabwo byumvikana ko umubyeyi ajugunya umwana umubyeyi w'umugore
ntago biba byoroshye. Ntago biba byoroshye nyine yaje kugira uburwayi bw'ibisazi nyine ubwo nyine abo abantu baba batari bamenye Imana nyine yaje kugira uko yigenza agataha ajya kwivuriza aho bita mu Barangi niyo makuru rero aho ni hehe n'ahantu bajya bakunda kwita mu Barangi cyangwa se ndavuga ibyo byose byabaye ni he mwari mutuye mu karere ka Ruhango ndumva ari mu murenge wa Byimana ubu ngubu ariko bisigaye bimeze wakomeza ukatubwira ubwo rero mu myaka 8 nibwo naje nisanga nta muvandimwe mfite nisanga nta mukuru wanjye noneho na wundi wajya gumpeka nisanga ari uko nguko nyine bimeze ntangira ubuzima bubi cyane ubuzima bw'inzara ubuzima bw'imibereho n'imyambarire nkagenda ndaraguza ahantu nyine runaka nagera ku giti nk'iki nkaryama nagera hano mu rutoki nkaryama kuko nahingukaga ku marembo bakanyirukankana nyine ubwo nyine bikaba ngombwa ko nanjye nyine ntangira kwishakishiriza ubuzima rero naje kugera mu myaka nibuka ko byaciyemo nza mu mujyi wa Kigali mpageze naho makora amezi 5 baranyambura nabwo biba ngombwa ko nsubira mu karere ka Ruhango n'amaguru nanone ndagenda ngeze mu myaka 16 nibwo naje kubyara nyine urumva ubuzima ntibwari bworoshye nza kubyara umwana wa mbere nyine umusaranteri ndamaze kuntera inda umuryango wabo uranyanga nawo ndagenda dufatanya nyine utuntu duceya dutangira kubaka nta nzu yagiraga nta kintu namba dutangira kubaka tuzamura ubuzima ntagere guca inshuro niga guhingira abantu ubuzima burakomeza bari bafite isambu nto iringaniye cyane rwose ubona atari isambu igaragara nca inshuro maze guca inshuro hadaciyeho nk'amezi 3 nibwo yataye ibibazo byatangiye mugabo mbona ni ibibazo ariko ndihangana ababyeyi bakanganiriza bakavuga ati nyamara niko zubakwa komera wihangane ubuzima burakomera rero bumaze gukomera ariko nza kujya mu muryango bigirwamana nyine bo bashaka bamfashe bashaka kusa naho bangira nk'abo tujya twita bagirwa babo cyangwa se abakozi babo Imana rero ntiyabyemera nkomeza kwicira inshuro ubuzima buranga mbese ibintu birancanga inzara iranyica ariko nyine nkomeza kwihangana ndatuza ubuzima bwanjye bubwo ngubwo aho ntagira umwenda wo kwambara aho ntazi kwisiga amavuta nyine nabaga aho ngaho nyine ariko nabwo nahabaga wari ufite urugo cyangwa mwabanaga mute n'uwo mugabo twari dufite nyine ahantu nyine ubwo twarwita urugo twabagamo ariko twabanye nyine mu buryo butemewe n'amategeko nyine ko nguko nyine byabaye ubwo aho gutyo ntaki ariko mu rugo nabwo nahabaga nk'amezi 3 mu yandi mezi 3 akabaranyiruka nkanyakamvumbukana n'umuryango nkabandongeye ndagiye ngize abana 2 ndabyibuka ku mwana wa kabiri 2009 nibwo naje kubona mbona ibibazo birakomeye bimaze gukomera mu buzima bwanjye nkumva nkunze ibintu byitwa gusenga ariko nkabura uko nimbohoka ngo ngende ngeyo kuko hari hahantu ushobora no gufata amazi wakaraba akagubwa tugiye he hicara aho ngaho nturenga aho ngaho ukagenda niba ugiye no guhinga nabwo akubwa ati ngaho genda tabikubwira ubwo nyine ukicara hasi ugatuza nyine ukaguma aho ngaho ubuzima burankubita cyaje no kugera ubuzima burancanga mw'ubwo buzima kubera inkoni nakubitwaga kubera ukuntu natambukaga mu miryango nayo igakubita natambuka mu bavandimwe bagakubita natambuka mama wagakubita igihe cyaje kugera nkajya numva abantu baravuga buriya bakavuga ngo iyo umuntu buriya ngo yanyweye ku itabi cyangwa se urumogi buriya umutwe nta stress agira naryo naje kurisombaho kugira ngo koko numve ko nta stress umuntu ajya agira tsanga byose ni ahandi mbihwanyiriza hamwe n'ijambo namaze kumenya rivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kubiteka avuga wari mweye uri umugore ufite abana nari mfite abana 2 nibwo nari mwe iyo wamaraga kuri mwe ntiwatezaga amahane oya nta mahane natezaga kubera neza ko ntaho nari mfite n'inyagamburira ntaho nari mfite mvugira ikindi kubera ko nta n'ibyo kurya byahabonekaga kuko agataho ngaho naje kugeramo inzara atari uko mu rugo habuze ibyo kurya ibiryo byabaga bihari ariko kubera ibimana nabonaga ibiryo byabaga bihari byari ibyo gusangira n'Imana zabo ntago ngewe n'abana twari twemerewe kubikoraho rero itabi buriya wari nyweye uko naryumvise izo mana zabaga
ni Imana nyine izi Imana bundi ni imyuka igenda ahantu ariko buri iyi myuka nyine bazisangaga wajya kubona bazisanga barazisangaga kuko mu cyumba twararagamo niho bari barazubakiye ariko njyewe ntago nari mbizi ariko mu cyumba twararagamo niho bari barazubakiye najya guca inshuro agatazana nk'ababyeyi be bakaza mu cyumba cy'uburiri hakabaho igihe mbatungura nkabasangamo ariko nge ntago nari nzi ibyo ari byo nyuma rero nibwo yaje kunyibwira arambwira ati ubundi ikintu cyakuzanye gituma utatwumvira ugiye kukibona rero nagiye mbona ibintu bitandukanye ibintu byinshi bitandukanye ariko kubera ko buri Imana yari mfite nk'umugambi ndamugara nti rero ibintu byumbwira yajyaga ambwira ngo nge baransiritse ibiki n'ibiki ariko wowe nkavuga ati ngewe rero ntago ibyo bintu mama ntiyabinyigishije na mama wabinyigishije nta mama wacu wabinyigishije nta nyogosenge wabinyigishije nkavuga ati ubwo nyine ngewe nzakorera Imana cyangwa se nzumva Imana bavuga kuko n'ibyo kujya mu misa mu kiliziya ntago nabonaga nakanya ko kujyayo kuko urumve nari umuntu waho ngaho mu rugo ntago nari nemerewe gusohoka mu rugo Okay, ubaye rero muri ubwo buzima ubu ngubu uracyubatse muri ubwo buzima ufite abana bangahe n'umugabo muracyari kumwe oya ntago tukiri kumwe hagati aho ku mwana wa gatatu nakubwiye ko nafite abana batandatu umwe twamushyinguye mu kwezi kwa gatanu kwa 2020 ubwo hasigayeho batanu ubwo buzima ku mwana kunda ya gatatu nibwo nakijijwe kuko ikintu cyanteye gukizwa jewe numvaga ndushye nkumva ndaremerewe mu bantu biyahuye ngewe naje kwiyahura hagati aho ntari nakizwa niyahuza ibintu bigera muri bitatu bitandukanye n'igihe niyahuye mfite inda y'amezi 8 ngira ngo ndebe ko napfa nkabona ko naruhuka biranga kubera ko buri Imana mfite nk'umugambi nibwo rero naje kumvijwe ngewe riransanga ntwite umwana wa gatatu rirambwe numbijwe rimbwira gusa rirambwira ngo uko nazuye razara amaze iminsi ne mu gituro urabona ibyawe byananira waje ukanyegera nanjye nkaza nkakwegera nkakurwanirira iryo jwi ryansanze ndyamye nibwo nafashe umwanzuro ndagenda nshaka bavandimwe hari umuvandimwe twari duturanye w'umwarimu nyine w'umwarimu ngangije njyana gusenga regenda ndasenga nkavuga gundi Imana mwaba bana nabyaraga naramubyaraga nkamubyara ari umwana ubona kamubyara ari umwana ubona nta kibazo afite ariko hagati aho ngaho kamubyara utamenya n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu kubera nyine izo mpamvu wenda zizo Mana cyangwa se zibyo bigirwa Mana aho ngire gusa kuvuga iki ntago yabaga afite igitsina nta gitsina yabaga afite bamubyaye gute nabaga namubyaye neza ngewe Imana yagiye ingirira ubuntu iramenya ko ntari butakire mama ntari butakire papa umwana najya nko guhinga ntwite nkahita mbyarira mu murima nkazana uruhinja rwanjye ariko kubera izo ngaruka ntago nigeze mbyara umwana uri mu biro 2 byaraga umwana uri munsi y'ibiro 2 kubera izo mpamvu zose nyine bikaba ngombwa yuko rero mvaho ngaho namubyariye nkahita mujyana kwa muganga abana bakabashyira muri bya byuma bijya byakira abana ngo bavutse batagejeje igihe suko batagejeje igihe ibitsina se wabibura gute nyine ntago byabaga biriho ntago byabaga biriho warareba ukabona wabyaye ariko si umwana bimeze ikabwaye nakundaga kujyayo bigakunda kubacanga byabaye ku mwana wa gatatu niho byaje ku mwana wa gatatu niho byatangiye kuza ubwo nanjye niho natangiriye nyine gutangira kujya njya gusenga wabonaga bimeze bite tubwire wabonaga nyine ari umwana ariko hakagombye kuza igitsina nta gihari cyangwa se hakaza akamenyetso ariko ntumenye ni umuhungu cyangwa se ni umukobwa ubu niko babayeho se n'ubu oya nyine imbaraga zo gusenga nibyo twavuze by'imbaraga z'Imana zo gusenga byatumye dukunda gusenga tugira imbaraga zo gusenga najya gusenga Imana yo mu ijuru dore ko nta nesabone nagiraga na kenda nagiraga cyane nakundaga no kujya gusenga abantu bati ntutwegere ngiye gusenga Imana yo mu ijuru najya gusenga uko buke uko bwije umwana akajya atangira kugenda yisobanura agasanga n'umuhungu ugasanga n'umukobwa mbese ukabona ibintu birasobanura imbaraga zo gusenga nuko nguko twagiye tuzibona tugenda tubyinjiramo dusenga Imana abana barakura Imana yo mwijuru bigenza neza ngenda mbyarira abandi rukomeza kuba urugamba ibintu birakomera mbese inzariranga ariko Imana igenda ibana nanjye kuko ndi mu bantu bageze mu gihe cyo kugaburira abana ibyatsi cyangwa se nanjye nkabirya ibyatsi bingibi hari ibyatsi bita kimari nabigaburiye abana amezi 2
igabura abana amezi 2 Imana irandinda aho ngiye gusengera nyine nkirijwe nakiriye agakiza Imana irambwira ngo mba hafi nanjye ndaje nkube hafi ndaje nkurwanirire ndaje nkuneshereze ubundi umbe hafi nanjye nzakugirira neza nzagutabara agataho iza kumbwira ijambo rikomeye irambwira iti buriya nakujyanye ku ishuri ntabwo wagiye kubaka urugo ahubwo wagiye kwiga wowe uri ku ishuri ahubwo nkundira unyegere nze nkurwanirire nkuneshereze nuko menya gusenga ndatangira ndasenga mbona imirimo y'Imana Imana irandengera amahembe akaza ibitero bikaza runaka gasanga umuntu afashwe n'indwara runaka najya kwa muganga ati nta ndwara ihari hari nizo babonaga bakama matrasiferi bakambwira ati wewe bazakubaga cyangwa se umwana bazamubaga nagenda ngiye nyine ngo bakore bakongera kumucisha mu cyuma bakabura indwara nimwe akambwira ati nta kibazo umwana wawe afite imirimo y'Imana yagiye nyibona mbona Imana igenda ibana nanjye mfite abana bangana gutyo ubwo umwana ava gahunda zaho umwana ava zaho n'igihe cyageze mbyara impanga umuhungu n'umukobwa nabonye imirimo y'Imana byara ntari bubone igikoma ntari bubone umwenda ntari bubone iki Imana ikabana nanjye ntari gutakire mama ntari gutakire papa ntari gutakire musaza wanjye cyangwa mukuru wanjye cyangwa inshuti runaka Imana ngenda mbona tubwire wenda uko wakijijwe nakora kijijwe nzamagakiza nyine akijijwe bigenze bite nakijijwe ku mwana wa 3 nibwo nari mubyara nyine afite icyo kibazo cyo kutagira igitsina ikindi mubyara ari umwana ufite amagarama 800 kandi igihe cyo kubyara cyari gishyitse cyari cyuzuye jewe rero numva nyine ijwi rirampamagara nkambwa ngo uko nazuye razara maze iminsi 4 mu gituro urabona ibyawe bishobora kunanira nibwo buryo rero nagiye ndasenga ndasenga bibazo nyine bigenda bivuka aho ngiriye gusenga aho noneho urugamba rurakomera urugamba ruriyongera ariko nanjye numva nahandi mfite ho guhungira nageze mu gakiza numva ndaruhutse numva ndabohotse ntangira kugenda mpura n'abantu tugasengana Imana numva ndabohotse bya bindi byari byarizingiye muri ngewe bigenda bihambuka kubera imbaraga z'amasengesho nuko nakijijwe umugabo mwari kumwe mugabo twari kumwe hataha nyine bikaba urugamba rimwe na rimwe akantorera abantu kajya ku murenge akantorera abantu cyangwa se mu kagari abantu bakaza agati umugore ni indaya ni igisazi cyarananiye ibintu nk'ibyo tangira kujya genda ngira ati bibyana nacana na kimwe ngira hangaha zambanira ibyana hangaha urugamba rugakomera ubuyobozi bukaza bugashira akabwo Imana ikambwira ngo ni ngewe nakubwiye ko ndi uri ku ishuri ni ngewe uzakurwanira kandi ni ngewe uzakuneshereza kambwira ati hagarara ukomere kuko isaha nigera nzaza ngutabare nubwo buryo nabayemo bwo gusenga nyine Imana ibana nanjye ibintu utajya wibagirwa ibitangaza Imana yagutabayemo muri ubwo buzima nibihe bitangaza ntajya nibagirwa nuko igihe cyageze mugabaza kumbwira arambwira ati rero uhereye kuri wowe ukageza kwa bana niwe ntiyabitaga n'abana harandi mazina yavugaga arambwira ati nta muntu numwe nshaka hangaha icyo nshaka ko nuko mwese ngomba kubabura mugahanagurika mwisi yababaho nangije ngira Imana rero Mana urabona nta mbaraga mfite nta n'ikintu nshoboye undwanirire nk'Imana nayo magambo navuze Imana irandengera bucye akajya ambwira akambwira ati rero iyo nkureba mbona wowe tutazasazana ndetse na 2020 ntago tuzaba tukiri kumwe arambwira ati rero ikintu ngiye kugukora ngiye kugukuramo amenyo yose nyavanemo dafase urankuramo amenyo niyo kibazo cyangwa Imana yo mwijuru irandengera agitangaza ntajya nibagirwa nuko ibintu byose yajyaga gambira umba narashijemo amenyo cyane naranapfuye ko ibitangaza rye mbibona imihoro myinshi yagiye ncaho ibintu byinshi cyane Imana yo mwijuru kandinda ikintu ntajya nibagirwa mu buzima yanamuhaye n'ikimenyetso nuko amenyo nayo gushiramo uyu munsi wa none ntakuze sinamutoya ariko nta myaka myinshi dufite nuko ari we washijemo amenyo yose mu myaka 40 afite akaba yarashijemo amenyo yose nta ryinyo na rimwe agira bamwitanye nkuko yajyaga ngata amenyo yose ngiye kuyakura mu nyavanemo mbaraga zo gusenga rero hari igihe yabyukaga atavuga ati niko mwabyana tuziko ibishitani by'ababanye ko byankuyemo amenyo nta maraso yavuye nta wamuteye ingumi ntaki kuko hagataho byarageze afata ubwe buriri akajya afata ubwe buriri nyine abaho mwubwo buzima twiberaho mwubwo buzima rero ikindi kintu ntakwibagirwa mu buzima nabonye nuko Imana yo mwijuru yankijije ikankiza kanseri yo mwibere ngewe nabagaho ntagira za mituweli ntago
ntago nakundaga kugira za mituweli nubwo nacaga mu ubwo buzima kuko nabaga mu cyiciro cya gatatu noneho kwishurira mituweli bikambera ikibazo nabago najya mituweli Imana irangije irambwira ngo rero nzagukiza kanseri yo mwibere nzabana nawe nzakurengera narabibonye ibere riraza ibere ikibazo ibere riracika gutya iruhande rumwe Imana irambwira ngo ninjye uzabyikorera Imana irandengera ibikora nta bushobozi mfite bwo kujya kwa muganga Imana irongera bigenza neza mu kwezi kumwe Imana ari maze kungirira neza ibere ryanjye rongera riraterana risubira kuba rizima icyo kintu ntabwo nakibagirwa mu buzima ikindi nakwibagirwa mu buzima nuko hari hajemo igisebe byatangiye ribyimba irabyimba cyane noneho rigira isura y'umweru ntiryasa umukara ntiryagaragaza iki rigasa umweru waka ibere rirabyimba riragenda ariko njye uko byumvaga numvaga harimo ibintu bitatu mu mpande eshatu ibintu bitatu bimeze nk'icyuma cyangwa se nk'urushinge rurimo cyangwa se nk'umusimari umuntu ari kujombamo gutya nuko nabyumvaga igihe kiragera rero nkajya nsenga Imana ikambwira ngo we nyegera gusa ubundi byewe nzabyikorera kuko ninjye wemeye yuko bikugeraho Imana irandengera rero hacaho ibyumweru ngira ngo ni bitatu nibwo cya kintu cyaje kugira gutya nkajya mpagarara gutya nkabona inyama ivuyeho iratakaye cyangwa mukayira gutya ndi kugenda nkabona inyama ivuyeho iratakaye harashyira haragenda haba ikintu cy'umwobo uruhande rumwe cy'umwobo Imana nayo irangije irambwira ngo nkuyemo amahembe atatu kubera ko ayo niyo mahembe yatumaga za nyama zirimo zigira gute zitakara rero urumve ni Satani wari wagambiriye ko nicwa n'ibere Imana yo mu ijuru bya bintu ko byagiye koko byavuyemo biragenda nibwo ibere ryatangira irongera ryasubirana nta miti wakoresheje oya nta muti nakoresheje kuko ndibuka jabundi mu guhamagarwa kanye nese nizera iryo jambo navase ko kwa mugani umuntu wazuye akazura Lazaro yari yarapfuye buriya niki ntago ibintu by'imiti nkunda kubyizera cyane ntago nkunda kubyizera cyane cyane ku muti wo kwa muganga ariko ubundi ibintu by'imiti ntago nkunda kubyizera kuko ndabyuka ari n'umuntu wamaye amavuta y'inka arambwira ati ubwo niki byimba usige urebe wenda kiziyegeranya kizana umutwe kimeneke mvuye gusenga ndibuka nabwo mvuye gusenga mu butayu nkaha ijwi ry'Imana ramwe ngo itajugunye ibyo bintu kuko nakubwiye yuko ari nge uzakugirira neza nkagukiza amavuta nahise nyajugunye aho ngaho kuko ntago nigeze nyageza mu rugo sinigeze nyisiga imirimo y'Imana rero irakoreka Imana ingira neza ibere ryanjye rongera rasubirana ibyo ni ibintu nshimira Imana yo mu ijuru ndetse nuko abana banjye ikindi kintu ntakwibagirwa mu buzima nuko nabyaye abo bana mu ubwo buzima ndabyara mu buzima abana batazi kunywa igikoma abana batazi kurara mu nzu ko twavumbukaga nawe yaravumburaga gasohora hanze kaduta hanze twebwe twese ubwo bana aho najyaga nkatanjya gusenga nabo twabaga turi kumwe Imana irandinda uyu munsi wa none ikintu nakwibagirwa mu buzima nuko abana banjye ni abana beza ni abana ubona nta kibazo bafite ntibigeze barwara bwaki mwana butse ntanywa igikoma kenshi abana umwana avukanye amagarama magana ngaye ukaba usanga ari abasore nyine bari aho ngaho icyo kintu nicyo nakwibagirwa mu buzima ikindi kintu nta kwibagirwa mu buzima ariko shimira Imana nuko abana banjye babayeho mu buzima bubi babaho babanaho agahinda abana babanaho umubabaro gasanga umwana araryama ntasinzira kubera nyine ibibazo nihahamuka runaka abana banjye mbatangiza kujya ku ishuri uwo ntangije aho ndi hose namutangiza ugasanga isaraje aratuvumbukanye bibaye ibibazo akaba aratuvumbukanye mudugudu ndimo akawubuza amahoro n'umutekano Imana ariko ikambwira ngo ni ngewe ubirimo ngewe nzagushakira abaterankunga igihe nikigera bana bawe bige ako kantu nanone kajyaga kakunda kuzaho mu buzima nako ntabwo nakibagirwa kuko n'abana ubusanga bambwira ate ko mari wowe bundi Imana ubwo ati muhumura Imana yabareze mukabaho atari uko mwari ibiryo bya mu gitondo atari uko mwanyweye igikoma atari uko byagenze gute hatari uko hari umuntu wabaye hafi muhumura Imana yacu izatugirira neza nutwe tunagiye mpurana two mu buzima ariko dukomeza kwizera Imana aho tugeze Imana iraduha umwenda tukambara Imana ikatugirira neza ari igihe twageze tukajya tubura n'uduha icumbi Imana itugirira neza tukabona naho turambika umusaya hari igihe cyageze umuntu akabura n'amavuta yo kwisiga cyangwa gasabune ko kumesa ariko ubu ngubu mba numva nta kibazo mba numva nshimye Imana ko nanjye mbonye nakarabye nkabona namishe nkabona nisiza amavuta numva nshimye Imana n'imbaraga z'Imana kagiye tubona kandi ikindi Imana yagiye ibana natwe mbona imirimo y'Imana
ikora imirimo mu barwayi, igakora imirimo. Njyewe cyarageze Imana yambwira ngo ushaka kunkorera, ndayibwira ndagukora, urabona ari iki nakoresha, ni iki mfite. Nagiye mbona Imana rero yagiye dutuma mu bitaro bitandukanye, Imana igenda itwohereza za Gatagara, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, twagiye tubona Imana ihagurutsa abantu mu tugare, nagiye mbona Imana za Kibuye, aho Imana yakizaga abantu rushwima barabyimbye inda kwa muganga byarayoberanye. Tubona imirimo y'Imana, Imana yacu turayishima yuko ari umukozi w'umuhanga. Imana yaguhamagaye, ukora iki mu muhamagaro w'Imana? Ubu ntago twakwirata ngo dukora iki, kubera ko Pawulo yavuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ariko y'Imana idutumye kugutuma nko mu bitaro, hari umuntu urwaye cyangwa mu rugo, uragenda Imana ikabana nawe. N'indi mirimo, hari n'indi mirimo buriya yo guhugurana, yo gufasha abantu gutyo runaka. Njyewe buriya yagiye nkoramo n'akandi kambwa ati wowe naguhaye imbaraga zo guhinga, ikambwira iti ngawe genda kugira ngo ubutumwa bwawe bwamamara, ugenda uhingira uriya muntu mubwira sohora isuku, ugenda umuhingire kuko narahinze nta kintu ntazi. Imana yo mu ijuru rero nubwo buryo bwo gusenga, basengera abarwayi, gufasha abantu mu buryo runaka, mbese uko tubishobojwe mu ntege nke yadufite. Rero turagushimiye mama, twizere ko Uwiteka akomeza kubana nawe muri ubu buzima ubayemo. Ntabwo uri kumwe n'umugabo, no kuvuga ngo Yesu niwe muri kumwe muri byose kandi azagukomeza. Waduha nimero yawe? 04 subiramo 078 komeza 04 37 830. Turagushimiye rero, Uwiteka akomeza abane nawe muri byose. Amen.